ubu ni ukuvuga ko iyo muri inshuti ze automatikement namwe natwe twabaye inshuti. Abanyetorero bacu ba Evangelical Covenant cya ECCR bahana kuri umusozi twabakuze duhuze ibiganza dushima Imana. Rero ndiriwe njya mu bintu byinshi ngo nsubiremo cyane, ndagira ngo dusome amagambo y'Imana tuza gutanga umwanya kuba tubwirira irindi jambo rirambuye. Turebe muri Bibiliya zacu dusome igitabo cya Yoshuwa igice ni icya mbere, duhere ku murongo waho wa 8. Niba twahageze reka dusome Yoshuwa igice ni icya mbere, dusome umurongo waho wa 8. Haranditse ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nganire namwe gatoya iminota mike ibanga ry'ubutsinzi. Umubare w'ibanga ukoresha ugatsinda mu bintu byose. Ndatekereza neza ko abantu bicaye muri iyi sare mwese nta muntu n'umwe utekereza kuba yatsindwa muri gahunda akora, haba mu muryango, haba mu kazi kawe ukora kandi isi yose, haba mu itorero se, mu Kristo bwawe, haba mu mibanire n'abandi. Umuntu wese mu buzima bwe ahora atekereza kuba yaba umutsinzi. Siko bimeze? Bibiliya itanga amakuru yose, amabanga yose irayahishura ku bigendanye n'ubuzima, ari ubuzima busanzwe, ari ubuzima bw'umwuka. Uyu mwanya rero ndagira ngo mwereke umubare w'ibanga. Burya iyo watakaje umubare w'ibanga, wumva abantu bakunze kubika amafaranga ku matelefone. Iyo umuntu azi umubare wawe w'ibanga, ibibitsemo byose arabitwara, arakanda akabikuza. Iyo afite inamba zawe za karate ukoresha ku cyuma kuri banki, abigenza gutyo, amafaranga akaba yagutwara. Abana b'Imana muri uru rugendo rujya mu ijuru, ndagira ngo mbibutse umubare w'ibanga tugomba kuba tuzi kandi tukawukoresha kandi tukawugumana, kugira ngo umwanzi atazarumenya. Tuvuge amen. Ejo akawukwambura ugasanga yarakwibye ibyawe akabijyana. Aya magambo dusomye aha ni ay'umugabo bita Yoshuwa. Yoshuwa ni izina ry'igiheburayo risobanura ngo umukiza. Yakoranye na Mose. Aya ni amagambo yabwiwe n'Uwiteka, ni disikuru yakozwe n'Uwiteka Mose amaze gupfa. Mose amaze gupfa, Yoshuwa ngo yaratekereje aravuga ati nzabiherahe, ubu bwoko bwa Isiraheli burakomeye, igihugu tugiye kujyamo gifite ibibazo, hari amoko ari imbere ariteguye kuturwanya no kutugirira nabi, ariko se kugira ngo nzagere ku butsinzi bizagenda bite? Abasobanura
abasomera Bibiliya bavuga ibibazo bine muri iki gice Yeshuwa yibazaga n'ibisubizo bine Uwiteka yamuhaye. Ndababwira kimwe. Sema amina. Amen. Icyo yamubwiye rero, icyo yibazaga yari navuga ngo nzabigenza nde, nzabikora gute, urugamba nzaruhera he, igihugu nzakigarurira bigenze bite. Uwiteka amubwira ijambo, aramubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko. Sema amina. Igitabo cy'amategeko ni Bibiliya. Muri icyo gihe bavuga igitabo cy'amategeko, uyu munsi igitabo cy'amategeko ni Bibiliya. Uwiteka aramubwira ngo ibyanditsemo muri iki gitabo cy'amategeko ngo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Wone umubare w'ibanga nimo ngo tuvuga amina. Amen. Ibiri muri Bibiliya ntukarorere kubihamisha akanwa kawe nk'umukristo wa ECCR, nk'umubyeyi mu rugo, nk'umukozi wa leta, nk'umwana w'Imana, nk'ujya mu ijuru, nk'uwamenye Imana. Ibiri mu ijambo ry'Imana ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Abantu bakunda kuvuga, bavuga byinshi bakavuga, ariko dore umwana w'Imana ikintu cya mbere kizakuzanira ubutsinzi ni uguhamya amagambo yanditse mu ijambo ry'Imana, ukabihamisha akanwa kawe. Umurongo havuze ngo ahubwo ngo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Hari ukubihamya, hari no kubitekereza. Ubwo ni ukuvuga ngo ikibanza ni ukubitekereza. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Ikibanza ni ukubitekereza, ukabitekereza. Bibiliya iravuga ngo uko utekereza mu mutima wawe ni kuri. Ntabwo utandukanye n'ibyo utekereza. Niba utekereza ko uri umujura uri we, iyo utekereza ubusambanyi uri we, umuntu ntajya atandukana n'ibyo atekereza. Uyu mwanditsi aravuze ngo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, reka mbabaze rino jambo. Utekereza ijambo ry'Imana kangahe ku munsi? Bwana asifiwe. Amina. Uritekereza inshuro zingahe? Ugomba kuritekereza ku manywa, ukaritekereza na nijoro. Hepfo havuze ngo ku manywa kugira ngo ubone ukurikiza ibyanditswemo byose. Iyo urandika kubitekereza rero, igikurikiraho ni ugukurikiza ibyanditswe muri icyo gitabo. Wowe wabitekereje, wabyumvise, warangiza ukagerageza kubikurikiza, kuko wowe wabitekereje biri mu mutima wawe. Ibindi bintu byose abantu bazi n'ibyo biga, abantu biga amashuri ya kaminuza bakajya muri byinshi, bakanabitekereza bakabimenya, ariko ntabwo bibageza ku butsinzi bwuzuye. Uyu mwanditsi aravuze ngo ugomba kubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubashe kubishyira mu bikorwa. Umurongo urangiza havuze ngo niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Dore ngaha amahirwe ari. Haleluya. Aho niho amahirwe ari. Ngewe reka mbibwireho gatoya. Tuvuge amina. Amen. Kunda ijambo ry'Imana kurenza ibindi bintu byose. N'abantu baragerageza kubatoza ari madamu ari n'abana. Iyo mbonye umwana ufite gahunda yo gukunda ijambo ry'Imana, uwo ni we inshuti yanjye kurenza abandi. Kuko aha niho hari ubutsinzi ntibakababeshye. Aha niho hari imbaraga z'umwana w'Imana. Ahandi. Kunda ijambo ry'Imana ni umwigisha wa Bibiliya. Iyo mbona umuntu akunda ijambo ry'Imana, mbazi neza kuko umubare w'ibanga yawumenya. Bibiliya iravuga ngo Yesu ageragezwa mu butayu, yahuye n'ikibazo gikomeye na
yaragize iminsi 40 n'amajoro 40 asenga, ari mu cyumba cy'amasengesho akora umurimo afite imbaraga, ariko Satani ntabwo yamutinye. Tuvuge amena. Ntabwo yigeze amutinya. Yaraje aramusanga, aramugerageza, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, ndakureba nkitegereza nkabona washonje, niba uri umwana w'Imana urashobora kubwira aya mabuye agahinduka umutsima, agahinduka umugati ukarya. Satani ntabwo yari yamubeshye, yari azi neza ko Yesu ari umwana w'Imana, ariko yagiraga ngo ububasha afite abukoreshe mu buryo butandukanye. Bibiliya iravuga ngo Yesu aravuga ngo haranditswe ngo, ntabwo yamubwiye ngo ni umwana w'Imana, ntabwo yamubwiye ngo nize aya mashuri, ntabwo yamubwiye ngo meze gutya na gutya, oya, yaramubwiye ngo biranditse ngo sema amina. Aramubwira ngo haranditswe ngo umuntu ntashobora gutungwa n'umutsima gusa, ariko ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana ngo rishobora kumutunga. Arongera amuzana ikindi kigeragezo, Yesu akomeza kumusubiza amubwira ngo biranditswe. Iyo Satani akugerageje ukoresha irihe jambo? Ubu turatangiye umurimo hano Jali kugira ngo tuzatere imbere tugere kure. Pasiteri ariye wano Jali, mwarimu ndabona hari ibanga nirwa ni tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Abantu nubwo bagusiga Imana izabana nawe, nubwo n'ibindi byose byananiranye uzikomeze ku Mana. Imana ni ijambo ryawe, irasa n'ijambo ryawe, wibigira ku isezerano yavuze. Pawulo abwira Timoteyo, ndimo ndasoza, simfite, ntabwo ari njye muvuga ubutumwa w'Imana. Sema amina. Aramubwira ngo ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana kandi ngo bigira umumaro. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana ntabwo ari amagambo abantu batoraguye, si filozofi, si amagambo y'abantu, si imigani yahimbwe n'abakecuru, oya. Aravuga ngo byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Haleluya. Kumuhanira gukiranuka no kumwemeza ibyaha no kumutunganya. Umurongo wa hepfo avuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, kugira ngo abashe gukora imirimo myiza yose. Amina. Ibanga ry'ubusinzi. Haleluya. Nta handi riri, ni kuba mu ijambo ry'Imana. Iyo usomye amateka ya Yosuwa, Bibiliya iravuga ngo yakomeje kugenda imbere y'ubwoko bw'Imana, abana n'Imana ku manywa na nijoro. Igihugu cy'i Kanani aracigarurira, akigabanya bene wabo, igihugu baragifata. Kavanani tuzatera imbere n'itorero ry'isezerano. Sema amina. Tuzakomeza turebe mu masezerano y'Imana, nuyatumira mukayarebamo uzamuka, uzagira imbaraga kandi uzagaragara. Imana ya Isiraheli bamufasha. Takaraviyo wa Claude abamuririmba bagukanda gatoya aho undashoje ibyo kubabwira ubutumwa byabihagaritse. Reka ndirimbe iki gitero hanyuma ntabwo umwanya ndatinze wa. Haleluya. Wewe ndumeze nk'abantu utubwira ibinyoma, kandi ndumeze nk'abantu wicuza ibyo wavuze, ukomeza isezerano kugeza ibi bihumbi, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiye. Ukomeza isezerano kugeza ibi bihumbi, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiye. Ukomeza
satani yaturwanije ku rwego mpuzamahanga. Nizere ko wafashe ibintu neza. Ibintu nabikoreye kabisa. Tukwereka ninkubura ku cyicaro n'uyu nguyu nababona neza ndabashaka icyicaro mwebwe invitasiyo yanjye niyibatumiye mbere. Maria simbi cameraman nabifashe